dufata amafaranga tugura ibirayi turagenda tubasanga hirya no hino mu biderenka n'ahandi muri dobandi tugira ngo twumve ko bamenye ko umubyeyi wacu yagiye. Barambwira bati twabimenye ko nta mataci mufite, mwabimenye gute ngo inkuru yadusanze twabuze umubyeyi. Mu izina ryabo barambwira ngo natwe ingamba dukuyemo we yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cye. Yaratubwiraga ntitumenye ko azaducomoka ngo agende, none ubwo aducomotse tugiye guhagarara natwe aho yahagararaga, natwe ducomoke mu biyobyabwenge. Ntabwo abapampe n'amaji n'amaniga n'amabebi azigera yigungira mu muhanda tubari twebwe nariya na ziriya nzawuke zisigaye. Tugiye gukoresha uko dushoboye ku buryo zitazicwa n'irungu. Maze guhamagarwa, nahamagawe mbere, yahamagawe hashize imyaka 10 mpamagawe. Niyumvishemo umuhamagaro wo gutanga ubuhamya bw'uko nari indaya nananiye ababyeyi. Byarangoye cyane kuko nicajwe yeshi mu matorero bambwira ko ibintu mvuga bitabaho, ariko nyoberwa impamvu y'Imana ku buzima bwanjye, ariko Imana rero bivuganye na mama. Bikomeza gutyo nkura n'ibintu bikomeye, nkahura n'ibikutane n'imiyaga myinshi, ariko pastor nkamusanga nka moteri yanjye, nkamubwira kambwira ngo humura komera tuzagera kuri. Yabaye umutoza mwiza, twashibutse muri we, turishami rye, aba bose mugenda mubona bahagazemo hano. Kandi tumaze gushibuka nk'ishami twumva tudakwiye kwicara, nubwo ibitwicaza byari bihari, twumva dukwiye gukwirakwira mu mihanda. Uyu murimo wo gukwirakwira mu mihanda ni pastor wabidutoje, mutwara agacaha nanjye ngacaha, akabwirira imbobo nanjye nkabwira indaya, murazibonamo, tukababwira ko guhinduka bishoboka. Uko twagendaga tumubwira amakuru ko ameze, hari finance abangaba ni wababwira ko bishoboka guhinduka utabanje kumucoma akantu, umukubita akantu k'akarawundi nyina akabyumva ukuntu. Hari ubushobozi bwagendaga tuburangiye n'umutware bitewe n'uko twari turi, ariko Pastor Theogene akagenda twunganira kugira ngo tubone uko twicaza abantu ku mandazi ya pasteri, ku birayi bitetse byo mu mavuta n'ibindi. Tukababwira ko Yesu ahindura kandi bavamo abantu bandi badasanzwe igihugu gikeneye n'itorero rikeneye. Mu magambo twavuga kuri Pastor Theogene menshi n'ibigwi bye, amoteri tubuze ntabwo bitworoheye muri ibi bihe, ko agiye tukimukeneye. Twari dufite ibiterane byinshi, kuwa mbere twari kubonana w'ikira cyumweru yatashyemo, birangira ndembeye aho nagiye mu biterane Rusizi. Mushumba wanjye wa paruwase yari yananze mu giterane, ngezeyo ndaremba kuko ndi umwasimatike, birangira ntabashije kubonana n'umukoci wanjye ngo tuganire ku by'ibiterane dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda no hanze. Ariko arambwira ngo tuzabonane dupange iby'umurimo dusenge, ko uyu murimo nta masengero. Yari umutoza, yari umukoci, yari moteri. Tukimara kubimenya turi mu bamwe mu bambutse tujya hariya hakurya. Reka magire shima Imana soze, ndashimira Imana ko ari Imana dukorera ikabana natwe tukiriho tutanakiriho. Nabonye protokole yakorewe Pastor Theogene, ushumba wacu, umukoci wacu, moteri yacu, numva ndushijeho kumva ndushije gukorera Imana, ndetse numva ntacyo nakoze, ahubwo numva ngiye gutangira gukora. Yakorewe protokole n'itorero ryacu, shimiye nk'abari nzawuke. Yakorewe protokole n'igihugu cyacu cy'u Rwanda, turi kuhambukiranya imipaka, bose bava mu mabiro baza kwakira umubiri we. Byankoze ku mutima, ndashimira igihugu cyacu cy'u Rwanda cyahaye agaciro benshi natwe turimo, kigaha agaciro umubiri w'umukoci wacu ariyo moteri yacu. Twageze kuri morgue dusanga abashumba bacu ntibaryamye, ntibatuje, umubiri we wakiriwe mu maboko n'abashumba bacu. Byankoze ku mutima ababyeyi, byatumye twebwe abasigaye nk'ishami ryashibutse dufata intego
yo kusa ikivi cyaho yari asigaje. Ni nayo mpamvu yanteye imbaraga. Ku munsi wa mbere ndi kumwe n'ikinyamakuru cyitwa Iyobokamana TV hariya ku mazi, dufata amafaranga tugura ibirayi, turagenda tubasanga hirya no hino mu biderenka n'ahandi muri Dobandi, tugira ngo twumve ko bamenye ko umubyeyi wacu yagiye. Barambwira bati twabimenye ko nta mataci mufite, mwabimenye gute? ngo inkuru yadusanze twabuze umubyeyi. Mu izina ryabo barambwira ngo natwe ingamba dukuyemo, we yakoze ibyo yagombaga gukora mu gihe cye. Yaratubwiraga ntitumenye ko azaducomoka ngo agende. None ubwo aducomotse tugiye guhagarara natwe aho yahagararaga, natwe ducomoke mu biyobyabwenge. Nabashije kugira aho nshoboye muri iki gihugu cy'u Rwanda ndi kumwe n'ikinyamakuru Iyobokamana TV. Hano bicaye murababona. Turashimira Imana ko icyo kinyamakuru n'abagikurikiranye byagize umumaro kuri bo, kuko twabonyemo uburyo bwo kugira ngo twambare umwambaro mu rwego rwo kumwubaha nubwo bakiri mu muhanda. Twabonyemo kwasiteri imwe ariyo yabashije kuzana bariya mubona. Turashimira Imana yadushyigikiye abavuye mu muhanda n'abakiburimo, ko twabonye ururabo rwanditseho abapampe tuzahora tukwibuka. Ntabwo byari byoroshye kubitegura, ariko amanywa nijoro akimara gutabaruka sinigeze ndyama n'umutware. Twatekerezaga icyo turi bukore hagati muri bariya dusigaranye bo mu muhanda, kuko pasiteri yabidutoje akatubwira ngo mujye mukorera Imana nk'abazacomoka muri uyu mubiri. Ahashize ku itorero rye murabizi, twari turi kumwe mu materaniro ya Pentecote mu Rwanda. Yarantumiye arampamagara arambwira ngo Jama, banyita Jama niko banyitaga bano bapampe, ngo wowe niyo niga yawe ndabakeneye ku gasima kaho nyoboye. Yajyagamo imidugudu akambwira ngo ntabwo mbonetse aha, ngiye kubaha agasima, wowe ni niga yawe. Agasima ni amatorero. Ntabwo yikubiraga. Ibirayi byaturukaga hirya no hino byajyaga binyura byinshi ku mutware wanjye, akabitugabanya, akatubwira no kubigabagabanya n'abandi. Twarabanye mu materaniro y'iminsi 2 isoza. Umunsi wa kabiri aransaba arambwira ngo isi ikeneye kubona Pastor Theogene n'iniga n'umujama. None reka duhise iki ikeneye kuko igihe ni gitoya, kandi Mama Fabrice Jama ni Karame umenye ko tuzapfa. Tugiye gukorera Imana nk'abazapfa ejo. Ni yego. Twaracomotse tuva mu rubonobono, hari gahunda nyinshi ku itorero ryanjye, ariko kubera ko numvaga binyuzuye ncomoka ku itorero ndamwitaba. Ababizi ku itorero ryanyu murabizi, habaye igitaramo cy'iniga n'umujama na Pastor Theogene. Soza w'intego yari afite ni yuko yambwiraga ko tugomba gukorera Imana nk'abazapfa ejo. Reka tumwifurize iruhuko ridashira, tugusezeranyije ko tuzakomerezaho. Ntabwo abapampe n'amaji n'amaniga n'amabebi azigera yigungira mu muhanda tubari twebwe n'ariya na ziriya nzawuke zisigaye. Tugiye gukoresha uko dushoboye ku buryo zitazicwa n'irungu. Ruhukira mu mahoro moteri yacu. Murakoze. By'umwihariko mu mwanya mpagaze ahangaha, sinzi niba mwarabibonye mu biganiro bitandukanye, ni njyewe Pastor Theogene yabwiye ati fata telefone yanjye ufungurire YouTube channel duhera ku bantu 0 ndabyibuka. Iyi ngiyi muri gukurikiranaho live streaming, yigeze kumbwira ati iyi password uzayifate mu mutwe ku buryo n'umudamu wanjye nayibagirwa, nibura igihe bizaba ngombwa ko channel ikenerwa uzaba uhari. N'ikimenyimenyi mu byangoye mbere yo kuza kuvugira ijambo nuko kuva ejo ari njye uri gukoresha telefone ya pasiteri. Telefone ni iyi ngiyi madamu yayimpaye kugira ngo dufashe abantu babashe gukurikira live. Hano muri iyi telefone hari gutambukamo ubutumwa bumubwira buti ruhuka mu mahoro pasiteri, twagukundaga n'ubundi buca muri telefone nonaha. Icyo kintu ubwacyo nagitekerejeho ejo bambwira bati uboneke ube hafi
niba wibuka password ya YouTube channel ya Pastor Theogene kugira ngo uze kudufasha bitambuke live. N'ababeshye bantu muteraniye aha, Pastor Theogene uburyo nabanye nawe n'uburyo yabanye na Sabe ku Isimbi TV n'uruhare itangazamakuru by'umwihariko uhereye ku rya gospel ndetse natwe dukora itangazamakuru rivuga ku buzima busanzwe, twagezaho Pastor Theogene abo muvandimwe kurenza n'abo mu muryango wacu. Umwaka ushize napfushije murumuna wanjye, Pastor Theogene n'umugore we baradutabaye, guhera mu kiriyo n'ibindi byose bitandukanye. Nta gihe kinini cyashize Sabe nawe apfusha murumuna we, gushyingura twari twagiye Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Pastor Theogene yaradutabaye adukomeza mu bihe nawe atarakomeye. Ni umuntu wagize ibikomere by'amateka birenze ibyo twebwe twari dufite, ariko mu buzima bwe muzimo ni umuntu wiyimye kugira ngo inyungu za benshi cyangwa se umurimo w'Imana ukorwe. Niba muzi uruhare yagize abana bo mu muhanda, abo yagiye avana ku muhanda, abo yagiye avuga amateka banyuzemo, abafungiwe n'abandi, abo bantu Pastor Theogene yarabazanye babana iwe mu rugo n'abana be basangira ku isahani imwe. Yarabivugaga mu mateka abantu wenda bakagira ngo nizamvugo tuvuga muri iyi minsi zo gutwika. Ndabyibuka hari umunsi nabasuye turi mu gihe cy'icyorezo, murabizi imirimo ntiyari hari, insengero zifunze, uburyo bwo kubaho bugoye. Nasanze Pastor Theogene ari uri gukata amashu kugira ngo baze kurya n'ibijumba. Gusa uburyo yakatagamo amashu wabonaga ko atabizi. Yari umuntu witangira umuryango. Muri ruriya rugo habamo abantu barenga 25 bahaba buri munsi, bagomba kurya buri munsi, bagomba kunywa buri munsi. Bivuze ngo muri ruriya rugo abasirimu hari ibyo mwita breakfast na supper, ibyo muri ruriya rugo biboneka gake, ariko ako gake kose kabonekaga cyangwa se ifunguro rya mu gitondo rya saa sita na nimugoroba byari kubera imbaraga za Pastor Theogene udafite ubushobozi. Ubwe yigeze kunyibwirira ko hari igihe yabwiye umugore we mama Pastor inshuro nyinshi abwira ko agiye guhahira umuryango, akagaruka mu modoka azanyemo imbobo ebyiri. Arihaho ntarya azanye umwana wo ku muhanda wanywaga urumogi, mu mvugo tukunda kubita bamayiwabo cyangwa ibirara. Uwo muntu agahita amugeza mu rugo kugira ngo azanire ifunguro umuryango, ukaba ari wo mwanya ahubwo wo gusobanurira umuryango impamvu abazaniye undi muntu. Ibikomere bya jenoside by'amateka yanyuzemo nibyo byagiye bimukomeza, yumva kwiriye kuzafasha no gutabara. Sinzi niba Apotre Mignone Kabera ari hano. Arahari? Sinzi niba hari, ariko uko byagenda kose araza gukurikira iyi video. Pastor Theogene yamubwiyeho mu buryo bwihariye. Yari umubwiriza butumwa, aba mwarimu, anyura muri izo nzira zose. Dushimira n'itorero rya ADEPR ryamwemereye kuba pasiteri atarize, ahurirana n'ubuzima yavuyemo bwo ku muhanda. Nk'uko yagiye abivuga, nta cyizere yari afitiwe mbere y'uko aba pasiteri, ariko nyuma y'uko abaye pasiteri ubuzima bwa benshi bwarashobotse, n'ubwe burashoboka. Kuba yarabaye pasiteri nawe ubwe yababwiraga ko ari ifiyeri ridasanzwe, umwana wo ku muhanda ahagarara imbere y'itorero nk'iri agasezeranya. Umuntu wicaraga muri church, abadamu bagahisha amasakoshi n'amatelefone bakavuga batatanyiba, ngo umuntu yageze igihe abo w'icyubahiro. Ndabizi neza ko umuntu uri hano mu mutima wawe hari icyo Pastor Theogene yamaze, hari uruhare yagize mu buzima bwawe. Dukomere amashyi menshi Imana mu mwanya nk'uyu. Ngana ku musozo, mwese murabyibuka Apotre Mignone Kabera yigeze kugurira pasiteri amatike y'indege ngo we n'umugore bajye kuruhuka no kurya ubuzima, kwishimira kugenda mu ndege. Mu by'ukuri pasiteri iyo ndege ntayo yuriye,
ndabyibuka ku itariki 25 Ukwakira 2022 twari kumwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe. Njyewe na Sabe twari tugiye kugira urugendo rw'akazi mu gihugu cya Kenya. Pasteur Theogene twafatanye ibiganza, kubona umugabo nk'uri yari kurira. Aravuga ati muri abavandimwe banjye, muri abantu nkunda, ariko Apotre Mignone ya mafaranga yampaye ngo ngura amatike mwokabyara mu indege mwebwe mugende muyigendemo, ariko ayo mafaranga nayafashishije abatishoboye no gufasha abana ndera mu rugo. Pasteur Theogene yari wa muntu ushobora kuba afite ibihumbi 10 akaza akaguhahira wowe iwe mu rugo, ibyo basigaranye birashira uwo mwanya. Yaravuze ati ntacyo byaba bimariye kugenda muri iyo ndege. Murabyibuka na pasiporo ye yarayerekanye. Aravuga ati nzabwiriza ubutumwa ku isi hose bice no kuri izi mbuga nkoranyambaga, ariko kugenda mu ndege umuryango wanjye ushonje, abana banjye batabonye minerval, inzu yanjye ituzuye n'ibindi bibazo, abo mfasha n'abandi ntacyo byari bimaze. Reka nsoze mvuga nti nk'abanyamakuru twishimiye uwo Pasteur Theogene yabaye we kuva tumenyanye nawe. Hari benshi bahuye nawe akagira umugisha kubera izi YouTube channel dukoresha, nubwo mu buzima bwa benshi cyangwa abadukurikira bazifata nk'ibintu bidasobanutse cyangwa se ndabivuga mu mvugo bikoreshwamo nk'ibintu reka kuyikoresha. Turi muri ADPR, turi muri church, ariko izo YouTube channel dukoresha abantu batumva bapinga nizo zubakiye Pasteur Theogene iriya nzu twamusezereyemo, nizo zafashije aba bana bavuye ku muhanda bakabona ubuzima. Uwo twakundaga kwita Keza ni umusore, ntabwo ari umukobwa, afite flight yagombaga kugenda ku wa gatandatu ajya kwiga muri Canada. Kubera umugisha yagize, Pasteur amuvanye ku muhanda, azagenda ku itariki 17. Dore nguri yari hariya hafi, siwe wenyine navuga, hari benshi Pasteur Theogene yahinduriye ubuzima, natwe turimo. Ariko nk'abanyamakuru bantumye ngo dushimire buri wese, si umukristo wa ADPR gusa, uwo ari we wese wagize uruhare mu buzima bwa Pasteur Theogene. Tubifatemo isomo ryo kwicisha bugufi, tubifatemo isomo ryo gutekereza ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Dukomera amashyi mama Pasteur kandi tumwifurize gukomera. Murakoze cyane.